Yes kabisa, ibe byiza mwese aho muri mu bice abigiye bitandukanye. Ndabasuje mbifurije kugubwa neza rwose, mbahaye ikaze muri uyu mugoroba wa none tariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Bosco wo mutaramu cyane. Ndabasuje mwese mudukurikirana muherereye mu gihugu cy'u Burundi, ndabasuje mwese mudukurikirana muherereye mu gihugu cya Uganda, abari mu Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abariyo irwota masimbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka ko mukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Nizera ko mumeze fresh, nizera ko mumeze neza cyane. Natwe ino cyangwa se hano tumeze neza cyane, turashima Imana cyane. Mu by'ukuri mvuze nti ibintu na mahoro, ntago naba mbeshye kuko Imana iracyadutije umwuka w'abazima, Imana iracyari kumwe natwe. Turerekeza rero ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe. Mbonye Wazalendo ikomeje kugenda isarura ibice bigiye bitandukanye rwose hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Already tayari Wazalendo bamaze kugera mu marembo y'umujyi wa Bukavu, kuko kuri ubu ngubu amakuru ninjiranye muri studio nuko Nyangezi birimo biratogota. Nyangezi biri gutokombera, birimo biratogota. Teritwari zirimo Karehe, teritwari zirimo Kabare, izi teritwari zose ku marembo ashyikira Bukavu n'umuriro. Umujyi wa Bukavu wongeye kugaragaramo kandi nanone ikibazo gikomeye cyane. N'ubwato bwagaragaye ku munsi w'ejo tariki 12 ku cyumweru, ubwato bwongeye guteza igishyika muri uyu mujyi wa Bukavu. Nabwo ubwato bivugwa ko bushobora kuba ari ubw'igisirikare cy'u Rwanda. Ese iby'ubu bwato byo bimeze bite, bihagaze bite? Ubu tuvugana umujyi wa Bukavu, Wazalendo bari mu marembo yawo, barimo baritegura kwinjiramo, rwose gisoda cyangwa se bawinjiramo mu buryo bwa gisirikare. Ni mu gihe muri teritwari ya Walungu ibya 23 bitigeze bigenda neza cyangwa se bitigeze bigendekera neza uyu mutwe, kuko drone zaje gukora akazi gakomeye cyane. Unyemerere uyu mugoroba twerekeze muri ibi bice byo muri teritwari ya Karehe, twerekeze muri bice byo muri teritwari ya Kabare, twanarize cyangwa se tucishemo amaso, tuyungurure turebe uko ibintu bimeze. Ndabandi kumwe nande, ndabandi kumwe namwe, ari nayo mpamvu mbabwira nutarakanda subscribe cyangwa se sabone, ni murusheho nyaboneka, ni murusheho kandi abantu batagikanda share, mwari musanzwe mubikora byagenze biti, harabura iki kugira ngo tube twabikora neza fresh? Ni ikihe kibazo gihari? Ariko hakuna shida kabisa. Nasafisha nzuri kwa wote, cyangwa se muri icyo giswahili mvuze ndimo ndashaka kuvuga nti ndagerageza gutunganya ibishoboka byose mu buryo bwanjye ndetse no buryo bwacu. Giswahili gike cyane rwose, ariko tugomba kugira iki, tugomba gukurikirana amakuru, nicyo kiba cyatuzinduye nta n'ikindi. Reka rero twinjire nta gutinda. Hari akantu Wazalendo baje kuvuga uyu munsi, na akantu kantunguye cyane. Bavuze bati 23 irimo iragenda irungika cyangwa se irimo iragenda yongera abarwanyi bayo mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ari n'abarimo binjira. Atariko twe nka Wazalendo ikintu dushaka gukora ni binjire nta kibazo, turashaka gufunga amayira yose asohoka. Nuvuga ngo hari uburyo urugamba rwajyaga rurwana ugasanga basize inzira yo gusohoka. Bavuze bati nta kibazo, you are most welcome, cyangwa se muhawe ikaze rwose, ku buryo bushimishije cyane, atariko ikintu kiriho kwinjira ninjema kutoka ni ngume. Kwinjira biraza kubabera byiza ku buryo budasanzwe, batariko gusohoka byo ntago twizeye ko biza kubakundira n'akana gatoya. Ntabwo twizeye ko biza kubakunda ndetse biza no kubagendekera nk'uko mwabiteguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni nyuma yuko kuri ubu uduce tugiye dutandukanye nk'uko natangiye mbikubwira turimo twumvikanamo imirwano,
aho umuzarendo yongeye kuzamura urwego ndetse no kugaragaza ishyaka ryo gutsinda urugamba. Unyemerere duhere kuri bice bifungura cyangwa se byo gutangira kwinjira muri ibi bice by'umujyi wa Bukavu. Kuri ubu nyuma y'uko Kamanyora humvikanaga imirwano, Nyangezi niyo yari itahiwe kugeza uyu mugoroba. Hano Nyangezi amakuru aturukayo aravuga yuko imirwano idasanzwe irimo irahumvikana, ndetse uru rugamba rwakomeje kugenda rwumvikana hano mu bice bya Nyangezi rutoroshye. Ni muri zone ya Bwenda ndetse muri Murende, kubitira za Muhono. Aha hose rero mu bice bya Nyangezi, Wazalendo ikaba yagaragaje ko itaza guha agahenge umutwe wa 23. M23 yagabweho ibitero simusiga bikomeye cyane inyangezi. Ni ibitero byateguye ndetse bishyirwa mu bikorwa na Wazalendo. Kuri ubu inyeshyamba za 23 zikaba zirimo ziragenda zitana mu mitwe. Turabitsa ko Wazalendo kuri ubu ishyigikiwe na FRDC, ndetse intwaro ziremereye kandi nizoroheje zikaba mu by'ukuri zakomeje kumvikana mu bice mu duce twa Murende, cyane cyane aho bita Bwenda. Aka gace ka Bwenda ngo niko kantu kaje kumvikana ikintu bita umuriro, niko kantu kaje kubaho akantu gakomeye cyane ku musozi wa Muhono, aho bita Muhono. Ahangaha ngo Wazalendo ifasha umusozi irawucurana iwucurika cyangwa se wubika ku bahungu ba 23 irabatabye. Nyangezi rero nayo muri rusange Nyangezi yose ikaba ikomeje kumvikanamo amasasu menshi. Bamwe mu baturage rero bakaba bagumiye mu mazu yabo, barihisha mu buryo bushoboka, abandi bajya mu bice bitari kumvikana imirwano ko by'umwihariko bisatira ibice by'igihuru cyangwa se by'ishyamba. Nubwo atari ishyamba rirerire, ariko nyine hano nago mu by'ukuri umuturage bagomba kuburaho kwisha, bagomba kuba yahashaka mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Kugeza kuri ubu rero amakuru avuga yuko uyu mujyi wa Bukavu urimo urasatirirwa kuva ku cyumweru, kuva mu rukera rwo ku cyumweru ku munsi w'ejo hashize muri access zitandukanye, kandi Wazalendo ikaba yakomeje kugenda yitwara neza. Axe Kamanyura, axe za Mwenga ndetse na Shabunda, naho muri Shabunda naho Wazalendo yakomeje kugenda yitwara neza. Ese ubwato burimo buvugwa ahangaha muri Bukavu bwari buzanye ikira? Ahangaha rwose ndabona ko abantu bagiye babigarukaho cyane bavuga bati ni 23 irimo deployinga Wazalendo night mu bareke baze, nta kindi kintu tugomba gukora cyangwa se tugomba gukora no gufunga. Ngo Wazalendo ibi bintu nabibonye Wazalendo irimo ibivuga, bavuze bati kugeza kuri ubu cyangwa se kugeza uyu munota, kugeza kuri isaha, twebwe nta kibazo na kimwe dufite, twiteguye kwirwana ndetse no kwirwanaho. Ati rero uwumva ko ashaka guhangana natwe ahawe ikaze, nta kindi kigomba gukurikiraho. Rero ati tugomba kugira iki, tugomba nyine kumwereka uko urugamba rumeze, kandi koko murimo murabibona Wazalendo sinzi ikintu gisigaye kuri ubu ngubu. Ibice bigiye bitandukanye nibimara kugenda bikurwamo, Wazalendo already irahita yinjira mu mujyi wa Bukavu, kuko murabona ko imijyi yose izengurutse umujyi wa Bukavu, imijyi yose izengurutse uyu mujyi wa Bukavu irimo iragira iki, irimo iragerwamo n'aba basore ba Wazalendo. Aya ni amakuru arimo kugenda agaragara. Imidugudu myinshi rero ikaba yagiye yigarurirwa na FARDC ndetse na Wazalendo, imidugudu myinshi ikikije umujyi wa Bukavu, ndetse iri terambere rikaba rikomeje kugenda rigarukaho nabo kurande wa FARDC bavuga bati twebwe turimo turakora operation fumbira ubutaka, igomba gutangira vuba mu minsi iri imbere. Ati kuko ikigaragara cyo turashaka intsinzi y'urugamba, ati turashaka intsinzi y'urugamba. Rero abo nabo muri Wazalendo ndetse kuri ubu barimo bakorana neza cyane rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba na FARDC, barimo barakorana cyane kuri ubu. Rero nago ari muri Kivu y'Amajyepfo nyine gusa urugamba rwaje gukomeza, ahubwo amakuru ari kutugeraho aravuga yuko mu bice byo muri teritwari ya Rucuru FARDC yongeye gufata hejuru ku bufatanye na Wazalendo.
reka naho tunyarukireyo turebe ese byagenze bite, se n'ibiki biri kumvikana muri Rucuru kugeza kuri uyu munota. Imirwano ikaze irakomeje hagati y'umutwe wa 23 ndetse na Wazalendo muri teritwari ya Rucuru, aho gwera kuri wa mbere mu masaha ya mu gitondo tariki 13 z'ukwezi kwa 10 cyangwa se ukwakira 2025 mu midugudu myinshi yo muri Bukombo harimo humvikana amasasu. Muri utu duce twa Rucuru mu majyaruguru ya Kivu, imirwano ikaze yumvikanye hagati y'inyeshyamba ndetse n'ingabo za guverinoma ku bufatanye na Wazalendo. Amakuru avuga ko imirwano yumvikanye gwera mu cyumweru gishize ndetse iri mu midugudu itandukanye mo nk'Amashango, Kanyatsi ndetse naho bita Kibwe. Avango imidugudu irimo Mashango, aho bita Kanyatsi ndetse na Kibwe ntago byoroshye, birimo biratuma buhoro buhoro kabisa imirwano ikomeje kugenda yumvikana no mu tundi duce bituranye, duturanye na hehe na Bukombo. Nkuko aya makuru arimo abitangaza, imirwano ikaze ikaba yaje guteza impfu ku bagize itsinda ry'umutwe wa 23 kuko kugeza kuri ubu kandi abaturage bagera mu magana bimutse mu mazu yabo bitewe n'imirwano ikomeye cyane. Hari abagiye Buma ndetse ngo abandi bakaba bahungiyeho bita mu Nguri, bavuye muri ibi bice bya Mashango, Kanyatsi na Kibwe bahongera bita Buma ndetse na mu Nguri kuko ariho hatari harimo humvikana amasasu. Byongeye kandi amakuru akaba atugera avuga ko kugeza kuri ubu ngubu ku itariki 12 ni ku wa gatandatu abasivile bagera kuri 20 ngo bishwe aho bita Tongo na Mushababwe, ni mu gate bita Iruza muri grupuma ya Tongo ndetse na Mushababwe yo muri grupuma ya Bukombo. Nkuko amakuru abitangaza ngo bakaba barishwe na 23, ariko imibare iracyakomeza kwegeranwa n'inzego zibanze kugira ngo bamenyekane imibare nyakuri yabishwe. Usibye grupuma ya Bukombo ndetse no muri Tongo, uduce turimo Rukweti two muri Masisi, Kibati yo muri Warikare naho mu by'ukuri hakomeje kumvikana imirwano nkuko amakuru akomeje kugenda abivuga. General Gido Shimirai Mwisa mu mpera z'iki cyumweru no kuvuga ku munsi w'ejo hashize, murabizi ko no kuwa gatatu no kuwa gatanu gutyo bakomeje gukora akazi muri Kibati muri Wazalendo bigarira uduce tugiye dutandukanye. Ya 23 rwose yaje kutwambura, ahangaha yaje kutwamburwa nyuma yuko yari yaratugezemo mu kwezi kwa 4. Wazalendo yafashe umunsi umwe wonyine gusa, lokalite enye muri 5 baje kurara bazegukanya muri Kibati. Ibyo bintu byose murabizi. Ubundi uru rugamba akazi ahandi bandi bavuga ngo akazi kazira ndanze, naho FARDC naho Wazalendo nibakomeza gukora nkuko bari gukora, bakaza gukomeza gushyiramo ishyaka, bakaza gukomeza gushyiramo umuhate, nkeka ko intsinzi yo baraza gukomeza bayegukana. Ni mu gihe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB nacyo kibari inyuma mu bice bigiye bitandukanye muri kumva bigenda biberamo imirwano. FDNB rwose nayo iriko igenda ikora akazi ishinzwe cyangwa se akazi isabwa nyine mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, bahangana nyine n'uyu mutwe wa 23. Ni ku rugamba ndetse urugamba rutanoroshye mw'abantu mwingira ngo mukomeje kugenda mubibona. Ni urugamba rurimo ruragenda rusaba technique ndetse na tactique zidasanzwe. Ni urugamba rurimo rugenda rusaba ingufu, rusaba ubushobozi, ubwitange, ikinyabupfura ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ibyo byose ni byo Wazalendo ndetse na FARDC bakomeje kugenda bubaka kugeza kuri umunota, ukabona ko nyine bongeye kugarukana intsinzi ku buryo bukomeye cyane. Ntago byoroshye n'aka na gato, iyo utarimo kururwana niko bavuga, burya ngo bumva byoroshye uvuga ati hariya twahita tuhafata cyangwa se byahita bigenda gutya, ariko nanone iriho ntago babyoroshye. Niyo mpamvu rero nkubwira nti abasura bari kugenda bakora akazi gakomeye cyane, akazi kaba gakwiye amashyi, akazi kaba gakwiye urukundo ndetse no kubagaragariza ko hari gushyigikirwa gukomeye cyane. Muri Kabare, Karehe, ibice byose 23 bikomeje kugenda inkunga
nyuma y'uko drone, nyuma y'uko Wazalendo na FARDC bakomeje gukora akazi gakomeye cyane nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho mw'abantu mwe. Ubwo rero reka mbashimire mbabwire nti mwakoze cyane kudukurikirana, n'iby'agaciro kandi n'iby'ingenzi kubana namwe. Mugire umugoroba mwiza.